ibwira ryaba ryarabikoze cyangwa urisoma wakumva urananiwe cyangwa urisoma ukarifata mu mutwe ati rwose nasomye rwose byagenze neza ariko wasomye ntabwo ryakubwiye ibyo wibwira warisomye ntabwo ryakubwiye igitekereza waryigishijwe ntabwo ryigeze ryarondora ngo rishyire ibyawe ku mugaragaro kandi ako niko kamaro k'ibyanditswe byera intangiriro yo kugira ngo ubone ubugingo rero ni uko iri jambo rikwinjiramo iri jambo ryamara kukwinjiramo ubwaryo rigashyira ibyawe byose ku mugaragaro rigashyira ibyawe byose ahagaragara maze ukabisobanukirwa wowe ubwawe ugatsindwa nk'uko byandikiwe kugira ngo byemeze umuntu bimwemeze ibyaha bye no kuvuga ngo waryize warifashe mu mutwe yemwe hari n'abajya kubatizwa bakagira ibyo bamubazamo bakumva hari ibyo asobanukiwe byinshi ati yemwe ngo ujya kubatizwa turumva rwose watsinze ibintu rwose urabizi neza ariko ndakubwiza ukuri yuko ntabwo kurifata mu mutwe ntabwo ari byo gakiza ahubwo iyi nyandiko y'Imana ubwayo igomba kubikwemeza ikagenda ikinjira muri wowe neza ukabyemera uti rwose ndabyemeye ndi umunyabyaha umaze kwemezwa ibi byaha bye uwo rimaze kurondora uwo rimaze gushyira ibyagaragara ikibazo yibaza ni iki arabaza ngo nakora iki kugira ngo nkire wari warijyamo kugeza ubwo rigutsinda ukibaza icyo wakora wari warijyamo kugeza ubwo rigutsinda ukibaza icyo wakora uyu nguyu umaze gutsindwa naryo nawe nurijyamo rikagutsinda niyo warisomerwa rikagutsinda iyo umaze gutsindwa uribaza ngo nakora iki kugira ngo nkire nta kindi igisubizo nta kindi ni iki ngo nimwihane mubabarirwe ibyaha byanyu bihanagurwe nimwihane mubabarirwe kandi ibyaha byanyu bihanagurwe hari ugenda akihana gusa agahita arangiriza ngo nabyihannye nyamara ntamenye niba yababariwe ugomba kubyihana kandi ukamenya ko byababariwe nawe uramutse ubyihannye ntumenye ngo wababariwe waba ufite ikibazo nanone gikomeye cyane ugomba gutegereza kuko uyu munyabyaha umaze gutsindwa arimo yihanira hehe rero hari uvuga ngo ngiye kwihanira imbere yaba yatsinzwe nuko umubwiriza wamubwirije ati rero wumva yihannye natambuka aza imbere maze ukabona abantu batonze umurongo baragiye bahagaze imbere bararangije wababwirije agashyira ibiganza hejuru akabasengera ati ngaho nimugire amahoro bakagenda ngo ubwo barihannye kwihana ntabwo bibera imbere kuko bahamagawe si icyo ngicyo ntabwo kwihana ariko baje ngo ihane vuba vuba nta gahato kajyamo nta ngufu zijyamo ahubwo kwihana ubwawe bibera imbere y'Imana ndetse ugomba kwihana ukajya ku musaraba cyangwa se ku mavi ukazamura ibitekerezo byawe ukareba uburyo wamukiye Imana ukareba uburyo ibyo byaha byawe ari byo byakubitishije kandi bikabambisha umwana w'Imana ibyo ngibyo rero bituma ugira agahinda mu mutima ndetse bigatuma wumva uzinutswe icyaha kuko icyaha ni kibi icyaha cyatumye Imana ibura icyubahiro icyaha cyatumye Imana isuzugurwa irasuzugurwa mu ijuru igera mu isi irasuzugurwa ibyo byose imibabaro yose y'umwana w'Imana yayigize kubera ibyaha byanjye ndetse n'ibyawe niyo mpamvu rero ibyo byaha byose bigomba gusobanuka ibyaha byose ukeneye kubimenya ukagenda ugapfukama wowe ubwawe ku giti cyawe ugasaba uti Mana rwose mbabarira ndabibonye naraguhemukiye none Mana mbabarira rwose pe ariko se nicyo wagaherewe niba babwirije hari byatangiye hari ibyo mukubwiriza ko yavuze hari ibyo yakomyeho ibyo yakomyeho ntabwo bihagije ntabwo umubwiriza yakurondora ibyo byose ngo birangize ahubwo imbere y'Imana Yeremiya 17 umurongo wa 9 hari amagambo avuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana ufite indwara kandi ntibizere gukira ninde ubasha kumenya uko uri je Uwiteka ni je urondora umutima hamwe urimo wihanira niho ubaza Imana na bya bindi byose utazi byose Imana ikabiguhishurira ukababazwa nabyo kuko byagire n'abimana ku munyabyaha wemeye ibyo ngibyo asabwa iki asabwa kwirinda ibigari ngo abe yatsinzwe abe bafite ikibazo agenda ajya mu gakunguka hirya no hino agenda asakuza agendera mu bandi abageze nibaza ari mu ruzimu runaka n'abazigiyemo asabwa kuba imbere y'Imana kugeza ikibazo yari afitanye n'Imana kimaze gukemuka kigakemuka bigenze gute ari uko Imana ubwayo imuhamirije ari uko Imana ubwayo imubwiye ngo mwana wanjye humura ibyaha byawe
urabibabariwe. Uyu umaze kubabarirwa rero, nkuko muri Timoteyo twamaze kubibona, uyu umaze kubibabarirwa, amahoro y'umutima ataha muri we, abihamiriza n'abandi, kuko uyu murimo mwiza aba amaze gukorerwa ntabwo ashobora kuyishira, nubwo yakiyumanganya ntabwo byamushobokera, ahubwo agenda byamamaza hose. Ntabwo gusa barangije, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo byemeza umuntu ibyaha bye bikamutunganya. Uyu rero bitangira kumuhanira gukiranuka cyangwa se kumutoza ubutungane, bitangira kwera bimutoza, bimwereka. Niyo mpamvu asabwa gukomeza kubyiga kugira ngo bimukuze agere ku gihagararo cy'abagabo n'abagore muri Kristo. Asabwa kwakira umucyo wose avanye mu ijambo ry'Imana, kuwushyira mu bikorwa. Ejo hagundi azamuka kugeza igihe azagera ku rwego Imana yifuza yuko yageraho. Ngibi byo kurya bitanga ubugingo ntabwo ari biriya bisanzwe turya, ni ijambo ry'Imana twiga rikatwemeza ibyaha tukabyihana. Nawe muvandimwe, iri jambo nubwo waritesha agaciro cyangwa se ukumva ntacyo rikubwiye, ndakugira inama uyu munsi iri jambo ry'Imana utangire kurikunda, kandi urijemo ubanje guhombeka amaso, usenge, usaba Mwuka Wera waryandikishije kugira ngo arikuyoboremo. Uwaryandikishije yari afite umugambi wo kugira ngo rizagira icyo rimariye abazaryumva bose. Nawe mu gihe urigiyemo ujye usabira mu mutima uti Imana mfasha kugira ngo umugambi w'iri jambo usohezwe mu bugingo bwanjye. Imana izabisohoza kandi nirohereza agaciro, nayo Imana izaguha agaciro, kandi nizera ndashidikanya yuko na Yesu ubwe ubwo azaba agarutse, nawe azavuga ati mwana wanjye ngwino, azagucyura mu ijuru, uzahanezererwa, nta kibazo uzagira. Rero uyu munsi wa none iri jambo urikunde, uryakirane umutima wizera mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, uri Imana igira neza, uri Imana yakunze umuntu ukamuringaniriza ibyiza byinshi. Izina ryawe ryiza nirihabwe icyubahiro. Tubonye ibyo kurya bitanga ubugingo, abenshi barariye, abandi inzara bamereye nabi kubwo kubura ibyo kurya bino bisanzwe. Nyamara ari wabibonye n'uwabibuze bose urabakunda. Cyakoze cyo hari ibyo kurya bitanga ubugingo nabyo wageneye abantu, ari byo byanditswe byera. Abenshi mu bashaka ubugingo ibyanditswe byera barabyirengagije. Ngaho buri muntu ushaka ubugingo umushoboze gukunda no kwakira ijambo ryawe, iryo jambo ririmo ubugingo bushya muri uyu muntu, mu izina rya Yesu, amen. Akimenye rirashe, kibagiwe rizoye, kisobanukirwa rirenze. Muvandimwe, ibisobanuye ko wowe wimenye kuri umunyabyaha. Uyu mwanya niwo wawe wo gukirizwamo, ariko usa n'utabyitayeho. Nta kuzirikana ko ibyaha byawe byazakurimbuza uramutse utabyihanye. Igihe wahawe cyo kwihana nikirangira nibwo uzisobanukirwa, nyamara nta mahirwe yo kwakira imbabazi azaba agihari. None nkwibarize, mbese warihannye? Wihannye iki? Ryari? Ninde wakumenyesheje ibyaha byawe? Ni wowe ubwawe, ni Imana, cyangwa ni abantu? Niba ari wowe ubwawe uharibeshye, kuko ibyanditswe byera bitubwira ko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Nanone kandi niba ari abantu barakubeshye, kuko hari byinshi bihishwe mu mutima wawe batazi. Imana yonyine niyo izi ibyacu byose, nk'uko tubisanga muri Zaburi 139 guhera ku murongo wa mbere ugakomeza. Gira umwete wo kwita ku magambo y'Imana. Yesu aravuga ati, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse gusa ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Mbese wumvira Imana muri byose, cyangwa ni muri bimwe na bimwe? Yesu arongera ati, namwe mube mukiranutse nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. Mbese wowe bite? Tekereza neza urebe uruhando urimo. Ibyanditswe byera bitubwira ko dukwiriye kuzasangwa mu mahoro, tutagira ikizinga, tutariho umugayo mu maso ye. Ese wowe urumva bimeze bite? Ubu upfuye nonaha, ibyawe byagenda bite? Wazazukira ubugingo buhoraho, cyangwa byazaba ari ugucirwaho iteka? Ubitekerezeho neza. Muvandimwe, uyu munsi ni wo wawe. Ubwo wumvise iby'aya magambo,
aya ni amahirwe wongewe ku buzima bwawe. Yesu ati, uyu munsi niwumva ijwi ryanjye ntiwinangire umutima. Imana ntishaka abihannye ibyaha byinshi, keretse abihannye ibyaha byose. Zirikana ko wowe ubwawe utabasha kubyimenyesha, nta n'undi muntu wabigukorera. Bityo saba Imana yizi byose ibikumenyesha. Bwira Imana uti, Data, menyesha cyangwa se nyereka, mbwira, ndondora, nyibutsa ibyaha byanjye byose, kuko nshaka kwiyunga nawe. Zirikana amagambo Yesu yavuze ati, kuko nta cyapfuritswe kitazagaragara cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Ibyanditswe byera bitugaragariza uburyo turi abanyabyaha mu buryo budasubirwaho, aho bitugaragariza uburyo umuntu aremanwa gukiranirwa. Bivuze ngo umuntu avukira mu byaha nawe akabikurana. Nanone kandi umuntu atandukanywa n'Imana akivuka. Mbese ibyo urabyumva? Niyo amaze gukura, uruganda rucura ibyaha rukomeza kugira imbaraga muri we, agakuza ubugome bwe bwo kwanga Imana, abigaragarisha kutayumvira. Igikomeye kandi kibabaje ni uko abenshi bapfa bataragira ubwenge. Muvandimwe nkunda, wahitamo ubugingo uyu munsi? Fata umwanya wihererane n'Imana, uyibaze ibyaha byawe. Yesu ateze ibiganza, yiteguye kwakira umugana wese. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mwabyiyumviye kandi mwabyiboneye. Benshi cyane bazatungurwa no kubwirwa n'Imana ko itigeze kubamenya. Bazatungurwa cyane no gusobanukirwa ko umurimo w'Imana bakoraga baruhiye ubusa, kuko bazabwirwa aya magambo ngo, mwumve imbere sinigeze kubamenya. Mbese wowe bitekerezaho iki? Hari byinshi ukora uzi ko uri gukorera Imana. Mbese ubwiwe aya magambo wajya he? Ushobora kuba ushimwa n'abantu bose, ariko ukazatungurwa. Mbese ujye urutekereza? Yesu yabihamije neza muri Mateyo 7:22 na 23. Iby'abahanuzi, iby'abigisha, iby'abakora ibitangaza, iby'abirukana abadayimoni, ariko bakazabwirwa aya magambo. Mbese wowe urabaruta? Urarekirwa kugira umwete wo kwihana no kuzinuka icyaha umara amaji. Yinde gusuzugura umwami wavuze ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Kandi yongera kuvuga ati, uvuga ngo mwami mwami, siwe uzabona ubwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data ashaka. Icyo gushakaho nta kindi ni ukumusobanuza iby'icyaha cyawe, ukamubaza ibyaha byawe ari ibihe, kugira ngo wihane ibyo uzi neza. Ntibishobora kubaho yuko umuntu ashobora kwihana ibyo atazi. Yabivuze neza muri Yeremiya 8:6 ko ateze amatwi ngo yumva abihana bamubaza bati, mbese nakoze iki? Iyi nzira niyo yonyine urarikirwa kunyuramo kugira ngo ubashe kubabarirwa ibyaha byawe. Zirikana yuko yavuze neza umumaro wa Mwuka Wera muri Yohana 16:7 kugeza ku 8, yuko uwo mwuka wo kuri naza azatsinda ab'isi akabemeza iby'icyaha. Kandi uwo mwami niwe wavuze ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Gira umwete wo kumukingurira.